Muri minsi musigaye mubona imodoka nshyashya zadutse zifite technology ihambaye yo gucana imodoka utunze urutoki akabuto ugafyondaho imodoka ikahita yaka. Ariko nyinshi ziriho muri imihanda yacu ni zikoresha urufunguzo aho ucomeka aho ugomba gucomeka ugakaraga ubundi imodoka ikaba yakwaka. Ariko se ubundi iyo technology mwaba muzi umwaka yavumburiweho? Mu gice cya mbere cy'icya 900 nababwiye iby'imodoka ya mbere yatunzwe n'abantu benshi icyarimwe, iyo ni Ford Model T. Uyu munsi rero ngarukanye n'andi makuru yerekeye imodoka, atari uko nkunda gukurikirana iby'imodoka gusa, ahubwo nakangutse mu gitondo nsanga hari abantu 1911 bankurikira kuri Instagram yanjye, kandi uwo mwaka nibwo iyo technology yabashije kumurikirwa itangazamakuru. Iryo koranabuhanga ryavumbuwe n'umunyamerika witwa Charles Kettering. Uyu nguyu yakoze ibintu byinshi harimo n'uburyo ki diesel yaje no gukoreshwa mu modoka. Iryo koranabuhanga ryaje gukoreshwa bwa mbere mu mwaka ukurikiyeho, rikoreshejwe mu modoka yo mu bwoko bwitwa Cadillac ikorwa na General Motors, narwo n'urundi ruganda rw'abanyamerika rukora amamodoka. Mushobora kuba mwibaza rero, mbere yo kuvumbura iryo koranabuhanga imodoka zacanwaga gute? Ubwo wifite imodoka yawe nziza, imvura irimo iragwa kandi urashaka kugenda, wenda bagwaye n'isinde ukaba urahagurutse ugiye mu modoka, urakinguye, uzanye icyuma ukijomba aho ugomba kujomba nyine, aho ugomba kujomba, ubundi ugakaraga ikanguka, nibwo uri kunyagirwa ngo kabyarawe. Nuko rero bacanaga imodoka. Ndibuka ngitangira kumenya iby'imodoka, data yaratunze imodoka y'ubwoko bwa Land Rover Series 3. Yari imodoka waparikaga ahantu hari izuba gusa kugira ngo witegure kuzayatsa wicayemo. Wagira nk'ibyago izuba kwa kundi rirenga rikaza kugera ku giti, noneho igicucu cy'igiti kikabundikira imodoka, cyabaga birangiye. Byagusabaga imbaraga z'umurengera zo gukaraga kiriya kintu kugira ngo imodoka ibashe kwaka. Murumva rero ko munezero mufite uyu munsi wo gutunga urutoki akantu ku modoka ikahita yaka, mu kesha Charles Kettering wavumbuye electronic starter cyangwa se demarrer mu 1911. Murakoze cyane mwese munkurikira kuri Instagram. Ku munsi w'ejo ninkanguka nzabona umubare tuzatugezeho, hanyuma turebe icyagezweho muri icyo gihe abatuye isi bavumbuye n'ubu tukigenderaho.